dushingiye ku nyandiko nyinshi zitandukanye ndetse n'amateka ahambaye. Ubwami bw'Abagiriki ni umwe mu bwami bwabayeho buhambaye kuri uyu mugabane w'isi, ndetse buyobora ibihugu byinshi cyane, bugira abami b'ibitangaza, bagaba abanyentambara ku rugamba babayeho mu mateka, ndetse bagafata ibihugu byinshi cyane bakabyataka ingamba nyinshi bakazitsinda. Ibi kandi ntabwo bitandukanywa n'imyizerere y'Abagiriki, aho basengaga ibigirwamana byinshi cyane, cyane cyane nk'umusozi batambiragaho ibitambo, umusozi wa Olympia uba mu mujyi wa Athene. Ibigirwamana byabo byari ibinyembaraga byinshi cyane, ariko ikivugwa mu mateka cyabayeho kikayobora n'ibindi, ngo ndetse cyatumye Ubugiriki bugera kure cyane ku gasongero k'ubushorishori bw'ubutegetsi bw'isi, ngo ni ikigirwamana cyitwa Zeus. Zeus ni ikigirwamana ngo cyabayeho ubundi ise wacyo atari gushaka ko kibaho, ngo kuko yari afite ubwoba ko kizamwambura imbaraga. Zeus ndetse n'ibindi bigirwamana nka Hercules, Medusa n'ibindi byinshi cyane byabayeho mu mateka y'Abagiriki, batajya basiba kuvuga ko aribyo byabagize ibihangange. Kugeza n'umunsi wa none tukaba tukiga iby'amateka y'Ubugiriki n'ubwami bwabo no gukomera, ndetse n'intambara barwanye bakazitsinda. Ni ibintu bihambaye cyane, ngo dore ko ibigirwamana byabo byabafashije. Ikiganiro cy'umunsi wa none muri kumwe nanjye Medali, wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tumenye byinshi byabaye ku kigirwamana Zeus mbere y'uko gitangira kuyobora, ndetse n'uburyo cyarokotse intambara ya se washakaga kukica. Amateka yagiye yandika ko Zeus yagiye abigihangange, ubundi agatoroka se agakurira kure cyane, kugeza ubwo yaje kugera ku butegetsi akayobora, nubwo nawe ngo bitari bimworoheye mu gihe cyo gutegeka. Reka dukurikirane hano ikiganiro cyacu, ubundi tumenye byinshi ku kigirwamana cyitwa Zeus n'amateka atuma kivugwa cyane, ubundi kikandikwaho byinshi cyane, ndetse benshi bakagifata nk'aho cyahesheje ubudahangarwa no gukomera guhambaye igihugu cy'Ubugiriki. Abanditsi b'amateka bavuga ko ikigirwamana Zeus ubwo cyavukaga, ngo hari harabanje kubaho intambara ndetse n'ubuhanuzi buhambaye cyane bwari bwarahanuriye ikigirwamana cyari icyo gihe, aricyo cyari nk'umubyeyi wa Zeus. Ubuhanuzi bwarakibwiye ko umunsi umwe ngo kizacika intege, cyangwa se ubutegetsi bwacyo buzashyirwa ku iherezo, ubundi hakajyaho izindi mana, cyane cyane izakomotse kuri cyo. Ibyo ngibyo rero byatumaga ngo umwana wese wavukaga muri icyo gihe kuri izo mana z'Abagiriki yarafungwaga, kuko ise ngo yabaga afite ubwoba ko umunsi umwe azabyuka agasanga imbaraga yazamuwe n'abana yibyariye. Ibi rero byamushyize ku nkeke ihoraho, ndetse n'ubwoba n'amakenga, yabyara umwana ngo akajya kumufungira hepfo iyo cyane ikure mu kuzimu. Ibi byatumye abana benshi cyane b'ikigirwamana kigumana ubudahangarwa bukomeye cyane, cyamaranye igihe kinini. Ubundi mbere y'uko ikigirwamana Zeus kizamuka kikagera ku mbaraga zacyo, ngo ubutegetsi bwari bufitwe n'abo mu bwoko bw'Abatitans. Abo ngabo bari ibigirwamana bifite imbaraga nyinshi cyane, ndetse byari bimaze igihe kinini biyobora isi bifite imbaraga. Ibyo rero nabyo byari byaragize ubwoba by'uko umunsi umwe ngo bizavanwa ku bushobozi n'imbaraga n'ubutware bifite, hakima izindi mana ngo zari zirimo ziravuka muri icyo gihe. Cronus wari uyoboye icyo gihe, hari ubuhanuzi bwari bwarasohotse buvuga ko umunsi umwe azabyara umwana, ubundi akagira imbaraga nyinshi cyane bigatuma mukura ku butegetsi. Umwana yibyariye mu maraso ye, ibyo nibyo byamuteraga ubwoba bwinshi cyane, akibaza uburyo ki azatakaza imbaraga, agafungwa cyangwa se akicwa. Ibi bituma ahangayika, maze atangira kugira ubwoba igihe yari amaze ku butegetsi. Ibyo kwamburwa imbaraga byo ngo ni ibintu umuntu uwo ari we wese ngo atajya atekereza ko bizamubaho cyangwa se ngo abyishimire. Ari nayo mpamvu ikigirwamana cya Cronus cyari kiri ku bwami kiyoboye isi ndetse n'ibindi byose. Inyandiko zivuga ko ngo aribwo cyatangiye kwibaza umunsi cyangwa se mu bana cyabyaye uzazamuka akacyambura imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Kubera ikikango gikomeye cya Cronus, byatumye afata indahiro ikomeye cyane, yiyemeza kurimbura urubyaro rwe, aho yari afite abana benshi cyane. Aha twavuga nka Hera, Poseidon ndetse n'ibindi bigirwamana byinshi cyane byari byaramuvutseho, maze ngafata umwanzuro wo kubifata byose akabifungira kure cyane, kugira ngo bitazigera bizamuka ngo bigere ku mbaraga, aho yifuzaga kuguma ku gasongero k'ubutegetsi. Ibi nibyo byatumye ikigirwamanakazi cyari umugore we cyangwa se umwamikazi witwaga Leya, ngo bimutera agahinda kenshi n'ishavu n'akababaro, kuko ngo abana bose yabyaranaga na Cronus bajugunywaga mu myobo bagafungwa kugira ngo bitazigera bazamuka ku mbaraga. Ibi byatumye rero Leya yigira inama, ubwo yari atwite inda ye ya nyuma cyangwa se umwana we wa nyuma witwa Zeus, yigira inama yo guhisha akatwite ndetse no guhunga akajya ahantu kure cyane kwihisha, kugira ngo ikigirwamana kitazabimenya, maze na Zeus yavuka ngo kigahita kimuroha kikamwica cyangwa se kikamufunga, ngo maze umubyeyi akagumana agahinda. Ibyo nibyo byatumye yigira inama yo kujya kwihisha ajya ahantu kure cyane. Zeus akimara kuvuka yakuze neza, arinzwa n'ingabo zikomeye cyane
zari zifite ububasha buhambaye ku bijyanye n'umutekano no kwita ku bantu. Ubundi ngarareshwa amata meza cyane byatumye akurana imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi buhambaye, ngo maze imbaraga ze cyangwa se ibibaraga yabaga afite nk'ikirwamana ngo biriyongerera biba byinshi cyane, byagiye bimuhesha ubushobozi ndetse n'imbaraga nyinshi cyane, byatumye arwana intambara nyinshi cyane akazitsinda. Zeus yakuriye aho ngaho mu bwihisho kugeza ubwo yagezaga igihe yazaga ku karubanda, aho yaraje ngo gufata imbaraga ze azambuye se wamubyaye nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze. Yari intambara ikomeye cyane, abigirwamana, umwana ndetse na se barwaniraga imbaraga no kuyobora isi n'amahanga. Gusa Zeus yari akiri mutoya, nta mbaraga yari afite zihagije zishobora kuba zajya guhangana na papa we cyangwa se Cronus wari umaze igihe kinini ku mbaraga ndetse yaraniteguye neza urugamba. Ibi byatumye Zeus nubwo yari afite imbaraga ndetse yaraniteguye neza cyane, n'ubuhanuzi buvuga ko ari uzafata imbaraga, ntabwo byari bumworohere we wenyine kuyagaba igitero kuri se wari ufite n'abambari benshi cyane ngo amutsinde. Nibyo byatumye ashaka abambari cyangwa se abafatanyantambara be mu rugamba, aho yagiye gushaka ibitangaza bikomeye cyane nka Hakaris. Abo bose bari bafungiye hepfo iyo mu myobo bari baranazwemo, maze ngo arabazamura arongera basubiza imbaraga bamufasha kurwana urugamba. Zeus atsinda urugamba aho yahiritse se ku butegetsi, maze arongera afata imbaraga nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze ko Cronus azamurwa imbaraga n'umwana yibyariye. Nibyo byabaye koko, maze Zeus arwana intambara ikomeye cyane na se aramutsinda, amuhesha ububasha bwo gufata ubutegetsi ku buryo butagoranye. Ibi kandi Zeus akimara kubikora ngo yahise yihutira gufungura abavandimwe be Poseidon, Hades ndetse na Hera bari barafunzwe, maze bakagirwa imbohe kubera ubwoba bwa se yari ufite ko bazamusimbura ku mbaraga bakamwambura ingoma yari yariho nk'umwami cyangwa se nk'ikigirwamana gikuru muri ibyo bihe. Abagiriki bavuga ko intambara yari ikomeye cyane mu nyandiko zabo hari ibimana byarwanagamo, aho abatitanis ba Cronus barwanaga n'abana ba Cronus aribo ba Zeus, Poseidon, Hera ndetse n'abandi benshi cyane bari bazamutse batakira abana be nambanga, ahubwo bafite imbaraga zikomeye cyane, baje no gutwara ubutegetsi bwabo. Ngo maze intambara irarota, ngo dore ko yari intambara y'ibibaraga by'ibigirwamana byinshi cyane byari bifite imbaraga, maze ngo bararwana karahava ivumbi riratumuka bashaka uba imana cyangwa se uri butegeke kugira ngo ayobore isi. Urugamba ngo rumaze kurimbanya, Zeus na bagenzi ba Poseidon, Hera ngo bari bamaze igihe bari gutsindwa mu ntambara, ngo maze yigira inama ikomeye cyane yo kujya gushaka ikigirwamana cyitwa Hectans cyari cyarafungiye hepfo nacyo mu myobo, ngo ariko cyo kikaba cyari gifite imbaraga nyinshi cyane gihambaye, kuko ngo iminyururu ireshya n'amajana n'amagana ngo niyo yonyine yari akiboshye, maze Zeus karakibohora ngo kize kimufashe urugamba. Iyo ntambara ngo yari igeze ku rundi rwego noneho, aho aba-Cronus ngo bari hafi yo gutsindwa urugamba bari baratangije. Intambara kandi yarabaye, maze Zeus na bagenzi be cyangwa se n'ibindi bigirwamana yavukanaga nabyo ndetse na Hectans yaravuye kuvana hepfo mu myobo, batsinda urugamba bafunga Cronus n'abatitans bose bigarurira ubutegetsi. Zeus nk'umuntu wari umaze gufata ubutegetsi cyangwa se abaye umwami w'abami cyangwa se ikigirwamana gikuru, yafashe abo yarwananye nabo intambara, maze bamwe bahereza ubutegetsi ngo bayobora inyanja, abandi bayobora isi, abandi bayobora ibindi bintu byinshi cyane, maze Zeus we gahinduka ikigirwamana gikuru ayobora byose, cyangwa se bakajya bamuha raporo. Ari byatumye Zeus amara igihe kinini nk'ikigirwamana cy'amateka gihambaye. Abagiriki bizerera muri Zeus nk'ikigirwamana cyatumye bagira ubushobozi n'ubwenge bwinshi cyane, aho ngo cyabafashije mu ntambara no gutsinda. Nubwo Zeus ariko yakuze akabaho ndetse akaba igitangaza cy'ikigirwamana cyakoze intambara nyinshi kikazitsinda, ngo nubwo cyari gitsinze urugamba kimaze kwica Cronus cyangwa se Zeus amaze gufunga Cronus, ngo ntabwo byari bivuze ko urugamba rutangiye, kuko Zeus yagiye agira abanzi benshi cyane bagiye bamutera ngo bashaka kumurimbura cyangwa se kumukura ku butegetsi. Zeus yagiye arwana intambara nyinshi n'ibintu bigirwamana kugeza n'aho intambara zari zikomeye cyane akajya kwitabaza abashuti be cyangwa se babandi yarwananye nabo urugamba rwa mbere. Abagambanyi bari benshi ku gihe cy'ubugirwamana bwa Zeus, ndetse hari n'ikigeze kumutera ubwoba ngo cyari gihambaye cyane. Icyo ngicyo ngo ni igirwamana cy'imbaraga n'ubushobozi bwinshi cyarwanye na Zeus kikaza no kumufunga, ariko Zeus kubera ko ngo yari afite inshuti yarwananye nazo mbere ziza kumufungura, ngo maze Zeus ava muri iyo gereza noneho ngafata imbaraga n'ubushobozi buhambaye, maze ajya kurwana na cya kindi cyari cyaramufunze. Ibyitwa Apollo ndetse n'ibindi bigirwamana by'abagiriki by'imbaraga nyinshi cyane bivugwa mu mateka yuko byari bikomeye. Ibyo ngibyo bigenda bigaragara nk'ibyabayeho ndetse bigahindura amateka, bigafasha igihugu cy'ubugiriki kuba ubudahangarwa ndetse no kugira imbaraga nyinshi cyane. Ibyo kandi amateka agaragaza ko ibigirwamana by'abagiriki bivugwa ndetse binasengwa cyane
na n'uyu munsi ngo umusozi byashyingirwagaho ni umusozi wa Olympia, ahariho haturutse n'imikino ya Olympique. Ahangaha Abagiriki mu mujyi wa Athene bavuga ko ibigirwamana byabo ngo ari iby'amateka ndetse babyubaha cyane, kuko ngo byagiye bibafasha ibintu byinshi cyane. Usibye Zeus, Apollo, Hercules, Hectors, Poseidon ndetse n'ibindi byinshi cyane, Abagiriki badasiba kuvuga ko cyagiye bigira umumaro ukomeye mu bwami bwabo bwa kera. Aribyo byatumye Alexandre le Grand ategeka isi ndetse akayimaza amaguru n'ifarashi ye, akava uburasirazuba bw'isi akagera mu burengerazuba yicaye ku ifarashi. Ubundi akagenda agategeka Afurika, Aziya ndetse n'Uburayi bwose, akabifatisha inkota ye n'icumu byari bityaye cyane. Ngo bivuga ko ubuhanuzi bwa bino bigirwamana bwari bwaravuze ko Ubugiriki buzaba ubwami bw'agasongero. Nubwo ariko ubwami bw'agasongero ntabwo bivuze ko ari ubwami butigeze busenyuka, kuko nyuma y'urupfu rw'umwami w'abami Alexandre le Grand, ngo Ubugiriki ndetse n'ubwami bari barafashe bwagiye busenyuka gake gake kugeza ubwo ubwami bw'Abagiriki bwibagiranye hakazamukiramo ubundi. Ibyo byatumye Abagiriki ubwami bwabo bumara igihe kinini ndetse n'ibigirwamana byabo bitakivugwa mu mateka, kuko iki gihe byavugwaga n'Abagiriki bari bayoboye. Ariko nyuma y'uko batereye ingoma, nta muntu wigeze wongera kumenya ibyo bwami no gukomera kw'imana z'Abagiriki, izo za Hectors, Poseidon ndetse n'ibindi bigirwamana byabo bikomeye cyane bifite imbaraga bitigeze bimenyekana gukomera kwabyo. Nyuma y'uko ubwami bwabo buguye hasi, Alexander the Great yishwe n'indwara itunguranye cyane nyuma yo kwataka ndetse no kurwanya amahanga yose akayatsinda ahereye iburasirazuba akageza iburengerazuba. Poseidon, Hectors ndetse n'ibindi bigirwamana bivuga ko Zeus ngo aricyo girwamana cyabaye mu mateka kigakomera cyane. Tuzarebana ubutaha ikirwamana cy'amateka cyangwa se umugore uvugwaho uburanga buhambaye cyane mu mateka y'ubwami bw'abami bw'Abagiriki. Uyu mugore yitwa Medusa. Medusa wabaye icyamamare gihambaye cyane, ariko kubera ubwiza yari afite bikaza kurangira ahindutse n'umuvumo uvumwa na buri wese mu gihugu cyavukagamo, dore ko yaje guhigwa akicwa n'abamuririmbaga kubera ubwiza bwe, ngo bitewe n'ishyari ry'ibimana cyangwa se ibigirwamana. Byababajwe n'uko Medusa aho kugira ngo abe umutambyi w'ibigirwamana, ngo ahubwo yari mwiza cyane, ubundi abantu bagatangira kumusenga. Ibyo byatumye ibigirwamana bigira ishyari, maze Medusa biramuhindura mugira ikindi kintu kidasanzwe. Mu nkuru yacu y'ubutaha tuzareba igirwamana akazi Medusa, uburyo cyabaye igihangange ndetse kigahindura byinshi cyane. Maze nibagirwe gukora subscribe, like ndetse share ndetse na comment, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu kuri Eden Talks.